Wabyumvise twinjiye mu kiganiro kazi ni kazi, ndagusuhuje nanjye ndi mu Kayiranga Rose, turi mu mujyi wa Kigali rwagati, ndi mu karere ka Gasabo, hitwa ku Kinamba. Ubwo ni ku Kinamba cya mbere uvuye Nyabugogo ukase ku muhanda ujya ku Gisozi kuri station yitwa Rubisi. Naho ndi rero naho mperereye, ndahageze mpasanga company ifite ibintu ikora bitandukanye bishobora kugufasha nawe mu kwivana mu bukene, cyane cyane mu gufatanya n'iyi company nko guhinga. Turaza gusangamo cyane cyane igihingwa cy'igihumyo. Bamaze no kutubwira ko bakorana n'abaturage bari hirya no hino mu turere, abo mu karere ka Gasabo, Rwamagana, Ngoma, Kamonyi, Gicumbi ndetse na Bugesera. Bakaba bafite abaturage batandukanye bagera kuri 200 bafatanya n'iyi company. Iyi company yitwa Development Network. Turaza kureba niba abo bakorana nabo hari ahantu byamaze kubageza. Ndi kumwe na coordinateur w'iyi company yitwa Ildefonse Gatorano Biraboneye, niwe mpasanze. Bajya muri ubwo buhinzi burambye, bajya mu kurengera ibidukikije ndetse bakajya no kurengera ubuzima, ariko byose babinyujije mu gihingwa, niko navuga. Ese umuntu yakorana nabo gute? Abakoranye nabo se byabahaye umusaruro gute? Reka twakire Ildefonse. Uraho neza? Uraho cyane. Amakuru? Amahoro. Tuje guhinga rero. Turahinga iki? Turahinga byinshi, ariko twe turahinga mu nzu. Turahinga mu nzu nkuko wabivuze, nitwa Ildefonse Gatorano Biraboneye. Nkaba ndi umuhuzabikorwa cyangwa se coordinateur w'ikigo Development Network gikora ku bintu bitatu, tudiringa na domaine 3: ubuhinzi butangiza ibidukikije cyangwa se ubuhinzi burambye, sustainable agriculture, noneho tukagira no ubuzima ubwabwo, noneho no kurengera ibidukikije. Aho rero niho wumva nyine tuvuga ngo duhinga ku butaka butoya. Guhinga ku butaka butoya kuko cyo cy'ubutaka kigenda kibaho, none duhinga ku butaka buto, none icyongeweho ahubwo tugahinga mu nzu, duhinga mu mazu. Nk'ubwo buhinzi bw'ibihumyo wumva bukorerwa mu mazu. Ntabwo ari bwo bwonyine, ahubwo nko mu rwego rwo kurengera ibidukikije tubungabunga ibimera bigenda bicika. Ibimera bigenda bicika, bya bimera byo hambere abantu bari bamenyereye, turabibungabunga, tugira mu pipiniere, twagenda tubihereza n'abantu kagenda babihinga. Ariko icyo twitaho cyane cyane ni ubuhinzi bw'ibihumyo. Ni muri gahunda tugira twita tera bitatu byibura ku rugo. Kwa kundi wasanga ku rugo hashobora kuba hari umwenya, ushobora kuhasanga igiti cy'icunga, ushobora kuhasanga umwembe, ushobora kuhasanga indimu. N'ubwo buryo ni muri iyo sanze. Noneho tugafatana bya bihingwa abantu batari basanzwe bamenyereye, wumva nka pome, wumva makadamia, wumva ibyo bimera abantu basanzwe. Wenda turabigeramo tubirambure, kuko umvuze ko mwita ku bintu bitatu: ibidukikije, kurengera ubuzima ndetse no guhinga birambye. Turaza kubirambura. Abaduteza amatwi babibaza ikizima bavana mu kiganiro kugira ngo nabo babashe kwiteza imbere. Abaturage baduteza amatwi abifuza gukorana namwe, mukorana gute? Umuntu wabisunze ashobora gukora akagira ahantu agera, wenda tuze gusubira mu kurambura ibya company yanyu. Yego, ashobora kugira ahantu agera cyane rwose. Ni ukuvuga nk'uko wabyumvise, Development Network nyine ni network, ni ihuriro rihuriramo andi makampani atandukanye. Ubwo dukorana n'andi makampani atandukanye, tugakorana n'amakoperative, tugakorana n'amatsinda ku giti cyayo. Ubwo binyuze mu nzego z'ibanze, ko tujya ku mirenge tukavugana n'ubuyobozi bw'imirenge bakaduhereza babahinzi ya matsinda, tugafatanya. Tukabaha rero iyi migina y'ibihumyo, tukabagurisha iyi migina y'ibihumyo, bagahinga, tukabakurikirana cyangwa se tukakora follow up. Noneho nyuma tukongera none tukabafasha kubona aho bagurisha wa musaruro. Ubwo muri urwo ruhererekane harimo n'amahugurwa, ko aho bisaba kumishamo bya bihumyo bikaba byavamo ifu, byavamo powder. Noneho hari naho usanga bateye imbere cyangwa se bikenewe ko byakwaguka, noneho ya shene yakwaguka, bakaba bakwiye gukoramo tofu, gukoramo sambusa, none gukoramo sambusa, gukoramo burete, gukoramo ibyo ni bya bihumyo mu bihumyo. Umuturage akabikorera iwabo cyangwa akaba afite ahantu abigemura? Akaba afite ahantu abikorera, abigemura, agemura ibihumyo. Ariko akabaho noneho n'uwiyemeza we ntajye guhinga, akaba ashobora gushyiraho ahantu ari bukorere ibyo bwiba, ari bukorere burete, ari bukorere sambusa, ari bukorere uteka agatogo k'ibihumyo, ibihumyo bitekanywe n'ibirayi n'ibitoki. Muri ubwo buryo nibyo ndi kubona ahangaha mu nzu yanyu. Hari uducupa mbona dufunze, hari amafoto mbona ameze nk'ariho za brochette cyangwa se bivamo na brochette nyine. Ibihumyo, ukuntu ibihumyo biteye, ntabwo ibihumyo ari ikimera.
kuko ntibikora photosynthèse ntibinda gushinga imizi hasi ngo bikunde bibe byabaho. brochette nk'inyama cyane nk'inyama inaryoha rwose nk'iyinyama, uyiriye ari nka nijoro ukaba utayirebye wakumva ari inyama. Bivamo brochette, bivamo burete, bivamo sambusa, bivamo ibintu bitandukanye. Umuntu mwakoranye ageze kuri urwo rwego kuko yakora burete sambusa cyane rwose. Ngira ngo nk'abantu babashije kwitabira imurikagurisha kwa dufitemo stand y'umuntu umwe uri gukora bene ibyo ngibyo byose. Ni ubufatanya abafite ibyo yakoraga yenda bikeya, hari n'ubwo adafite na bikeya. Ubwo nyine aba yaraje niba muvuga ngo muri expo hari wakoraga n'izo brochette z'ibihumyo mutangira gukorana, yatangiye nawe ari umuhinzi afata imigina igihe kiragera akajya akora ifu mushroom powder, igihe kiragera noneho agakora n'ibyo ngibyo bindi. Umuturage mumuha ibikoresho ntago bisaba ibikoresho byinshi, ntago ibihumyo biri mu cyo bita ngo region south technology. Igihugu leta y'u Rwanda ijya kugura iyi technology mu Bushinwa, umugambi wari uko bikorwa mu buryo butagoranye. Ni ukuvuga ngo byaba ari ugukora imigina y'ibihumyo cyangwa se imbuto yabyo bigomba kuba bikoze mu buryo butagoranye. Hanyuma haba no mu kubihinga bigomba gukorwa, nubwo twavuze ngo guhinga mu nzu ni igisharagati, ntabwo ari inzu zikomeye zihenze kuzubaka. Hanyuma rero n'ubwo buryo bwose bwo gukora transformation bugomba kuba budahenze, kereka yende bije kuzamo gukora amafu bigamije uruganda, aho niho bishobora gukenera amamashini, ariko ibindi byinshi bikorwa mu buryo buri manuel, bikorwa mu buryo butagoranye umuntu wese yakwitabira. Okay, tumaze kumva ko umuntu wabagannye ashobora kuba yatangirira mu buhinzi akageza ku buryo bwo kubyara umusaruro ko cya gihingwa yahinze akaba yakigurisha cyabaye icyo kurya. Reka noneho ngaruke muri kampani yanyu. Umukanya wamubwiraga ko mwihuje muri 4-5 kampani abafite membership ni 6. Muri 6 mwayishinze ryari mushaka gukemura iki? Development Network ni kampani concept yayo yatangiye mu 2017 ariko iba registered mu 2019. Umugambi nyine wari kurebera hamwe mu buzima ko abantu ko turi kwibasirwa n'indwara cyane izidakira kandi zitandura, nani communicable disease cyangwa se NCDs, diabete, umuvuduko w'umurindi w'amaraso hejuru, izo ndwara za kanseri ko zigenda zigwira, niki cyakorwa. Aho urumva rero niho hahise haninjiramo ubuhinzi, kureba noneho ubwa buhinzi bushobora gukorwa ariko mu buryo organique, mu bya bihinga umuntu yahinzwe bitongeyemo ifumbire mvaruganda, bitongeyemo imiti ikoze muri ubwo buryo. Hanyuma tugamije nanone kubungabunga ibidukikije, kureba bya bindi bigenda bicika ko mu bimera hari ibyavagamo bikabasha kuba byagirira abantu akamaro, kandi nanone ko hari bigenda biza ari bishyashya ariko bikaba bifite akamaro ko batari babimenyera. Dukora iki? Ni muri ubwo buryo, niyo promotion, no gupromoting ibimera bigenda biza ari bishyashya, no kubungabunga ibigenda bicika, no guselekisiona cyangwa se kurobanura bya bindi bibungabunga ubuzima. Urebye impamvu yari iyo ngiyo. Ubwo mwatangiye duhuza ubushobozi guhera 2017, noneho ikigo turacyandikisha neza mu 2019. Noneho turamaza turakora mu mbaraga zacu nkeya, buhoro tugenda tubona n'ibindi bigo bigenda bidusanga, tukagera tugirana amasezerano y'imikoranire nagiye nyakwereka, tuvuga uyazakora ibi mbese ni partnership way, uburyo tunyuzamo dushyira mu bikorwa no gufatanya. Uko kwishyira hamwe muri 6 kugenda gutanga umusaruro ku buryo so gufasha abaturage gusa kugira ngo bamenye iby'ibidukikije, bamenye iby'ubuzima bwiza, bamenye iby'ubuhinzi burambye, namwe ariko bigira bungukira. Natwe bidufitiye akamaro, twakoze byinshi cyane. Iyo ureba uko ikigo cyacu uko cyatangiye kimeze, ngira ngo ntabwo bari budusange hano, ntabwo icyo gihe cyari kiri nk'aha ngaha. Iyi nzu murakodesha? Turayikodesha kandi amafaranga atari makeya. Ni ukuvuga ko kubasha guseringa izi serivisi, kubasha gutanga izi product zikenewe, rwari urugendo. Coordinateur ni akazi uhemberwa na bagenzi bawe cyangwa muhora byabaye ngombwa? Ni akazi mpemberwa kandi nkora umunsi ku munsi. Hakabamo n'abandi 3 bakora umunsi ku munsi, hakaba n'abandi b'abanyamigabane gusa ariko bafite umwanya mutoya. Okay, ngira ngo ubwo mutubwiye ko mwayitangiye, birumvikana ni byiza no kwihangira imirimo. Nibaza ko aricyo cyaje mbere kurenza kuvuga ngo dufashe abantu guhinga birambye cyangwa se kurengera ibidukikije, no kwihangira imirimo cyari kirimo defo. Navuga ko byari birimo, ariko bwari n'uburyo bwo gufasha korohereza abandi bantu gushobora ahubwo guhanga imirimo, kuko abenshi muri abo ngabo dufatanije bari basanga bafite izindi business, nanjye ubanyana nifite indi company itari iyo ngiyo. Abo twahuje izo mbaraga kugira ngo bize no tukuri nk'umushinga ufunguye, bize korohera abandi bantu kuza gusangira ibitekerezo, gufatanya guhanga umurimo gutyo. Ni benshi kuko dufite umuhinzi umwe uri Ngoma yatangiye agura imigina bisanzwe,
kuru arayikora akongera akanahinga akabona umusaruro uhagije. Iyo ubireba ukabona ko hari ibintu yakoze kuko ngira ngo yavuguruye inzu, hari ibikorwa yakoze muri makeya, ubona ko bikora. Uwo ni umwe. Hanyuma rero hakabaho none undi wari usanzwe we akora imigina ariko mikeya, akora imigina ubwo n'imbuto y'ibihumyo nyine, yarabyaguye ukabona ko bifite uko bigenda bizamuka. Nkuko navuze ko iyi tekinoloji igihugu cyacu cyayiguze mu 2008, niwo wari umugambi yuko ubuhinzi bw'ibihumyo nibyo ugomba kuzamura imirire myiza, byari nk'ibuye rimwe ku nyoni ebyiri, ugomba kuzamura imirire myiza ariko nanone bigafasha abantu kwikura mu bukene, gushobora guhanga umurimo mu buryo buboroheye, kubera yuko ukurikije ukuntu bihingwa ahantu hatoya, ukurikije ukuntu byera vuba, ukurikije ukuntu mu kubihinga bisa n'ibidatwara imbaraga nyinshi, niwo wari umugambi. Okay, arakoze cyane Ildefonse Gatorano biraboneye, niyo turi kuganira, akaba ari umuhuzabikorwa w'umushinga witwa Development Network. Ngira ngo wabyumvise ko bakorana n'abahinzi bo hirya no hino mu gihugu, ubu bamaze kuba bakorana n'abahinzi bo mu turere tugera kuri 6, ariko mushobora no kwagura. Niwo mugambi nk'uko nakubwiraga, uko twagiye tuwagura duhura n'abahanga batandukanye, twagize umwanya dukora umushinga turawagura. Twakoze umushinga tuwita Rwanda New Start Health Project. Uwo mushinga wari ukuriyemo inkingi 16. Kurema inkingi 16, inkingi ya mbere itinda ku mirire, ku guteza imbere ibiribwa, imirire myiza. Hanyuma hakabaho n'inkingi ya kabiri nayo twita food supplement, ni start food supplement, cyangwa se naho dutinda noneho kuri bya biribwa ariko by'inyongera. Buriya hari biribwa nk'umuceri, ibijumba, ibitoki, biriya tubyita alimado base cyangwa se biribwa by'ibanze. Hakaba n'ibiribwa by'inyongera birimo nk'izo ndimu, tungurusumu, zate, yitangawize. Biriya biribwa byo ni inyongera kubera ko ntushobora gufata isahani ya tungurusumu ngo uyirye, ahubwo urya dukeya tugamije kugira icyo tumarira ubuzima. Iyo ni inkingi ya kabiri. Tugiye dufite inkingi zitandukanye twubakiyemo, ariko ndashaka kuvuga kuri ebyiri cyane. Iyo twise farumasi y'imuhira, ameza y'umwimerere. Twagizemo inkingi ya 8 twita farumasi y'imuhira, ameza y'umwimerere. Kubera iki farumasi y'imuhira? Ubwo byari bigendereye nyine kuri wa mugambi wacu twazanye wo kurwanya za ndwara zitandura. Kubera ko uko umuntu arwaye arirukira kuri farumasi akagura ikinini, uko umuntu arwaye arirukira kuri farumasi. Ubwo murashaka gushyira farumasi mu rugo y'imuhira. Umuntu niho dufite ubwo buryo bwo umuntu wese yakabaye ahinga iyo migina 10 y'ibihumyo mu rugo iwe. N'ubwo buryo bwo kumenya kurobanura bya bihingwa bishobora kunganira ubuzima. Birimo izo tungurusumu, birimo izo ndimu, birimo tangawizi, ariko cyane bikaba bishingiye ku buhinzi bw'ibihumyo nyine. Guhinga imigina mikeya y'ibihumyo aho ngaho mu rugo, ariko na cyagiye wagiye guhaha ku isoko, ukagura bya biribwa by'ibanze birimo ibijumba, umuceri, biriya nyine usanzwe duteka, ariko ukaza no kwimenyereza kumenyera gukoresha ibyo biribwa by'inyongera birimo izo tungurusumu, izo ndimu, kugira ngo bisindagize ubuzima bwe, byabasha no kurwanya za ndwara zitandura tuzi, kanseri, diabete n'izindi ndwara zitandukanye. Iyo nkingi yitwa farumasi y'imuhira, ameza y'umwimerere n'ikigamije. Nakarima mbere nakarima, twavuga ko yenda kumera nk'uko karima k'igikoni kameze, aho kugira ngo umuntu mu mutwe we habe harimo ko agomba kwirukira kujya kugura umuti kuri farumasi igihe warwaye umutwe, igihe uriwe mu nda, ahubwo wakabaye wimenyereza kwikingira mbere, prevention primaire, bikanyura mu biribwa. Ni uburyo bwo kwikingira ndetse no kwivura hakoreshejwe ibiribwa. Iyo nicyo twise farumasi y'imuhira. Iyo farumasi y'imuhira ubwayo twayikoreye, twashatse ukuntu twashyiraho amazone, za zone zishyigikira zone 15, kuvuga zone imwe yokipa uturere 2. Noneho kugira ngo bidufashe gukwirakwiza iyi gahunda ya farumasi y'umuhira, bigende no kuri wa muturage hariya hasi, ariko cyane bishingiye ku buhinzi bw'ibihumyo. Iyi nkingi rero iri mumwe mu nkingi z'ingenzi twitayeho kugira ngo bibashe gusindagiza abantu muri uwo mushinga wose twise Rwanda New Start Health Project. Hanyuma tugiramo rero indi nkingi ya 16 twita New Start Research and Training Center. Mbese kuki utambaje ngo kuki inkingi yose twayitangije New Start, ni uburyo bwo gutekereza bundi bushya kubyerekeranye n'ibiribwa, kubyerekeranye n'ibinyobwa, kubyerekeranye n'ibidukikije, kubyerekeranye no kubibungabunga, kubitekerezaho bundi bushya. Nicyo mpamvu twabyise New Start, gutangira bundi bushya. Noneho iyi nkingi rero ya 16 twise
New Start Research and Training Center irimo ibiki? Irimo za modire uburyo buteguye bwo kwigisha abantu. Bwa mbere kwigisha abantu ibyerekeranye n'ubuzima n'imirire, ikiruhuko, kumenya mbese ubuzima, lifestyle. Muri iyi nkingi ya 16 twise New Start Research and Training Center, ahangaha ho ni ihuriro ry'abahanga nyine. Ni ihuriro ry'abahanga muri nutrition, mu kubungabunga ibidukikije, mu buhinzi, abafite expertise muri ibyo ngibyo. Apana umuntu ubonetse wese. Abo rero nibo badufasha gukora izo za modire zikenewe mu buhinzi buteye imbere, za modire zikenewe mu buzima, za modire zikenewe mu kubungabunga ibidukikije. Ubu inkingi ya 16 ni bikora. Okay, inkingi 16 zose ntabwo twazinyuramo, ubwo wenda bazakorana namwe cyangwa akorana namwe bo mugira igihe cyo kubibaha bakabyumva bakabimenya. Ni ukuvuga ngo uyu mushinga wacu nyine ni ibuye rimwe ku nyoni ebyiri. Ni ukuvuga ngo ni uburyo bwo kurwanya iyo mirire mibi, gutuma abantu bamenya kurya neza, kurwanya za ndwara zitandura. Mbese ni uko harasesenguye ibyerekeranye n'ubwo buhinzi bw'ibihumyo, ariko tunabanje no kureba uko ubuzima bwitwaye. Ubwo ni hehe? Ni muri bantu bakuye bari muri ya nkingi ya 16 bakora ubushakashatsi nyine mu kureba rero ukuntu izi ndwara zikwira, diabete, umuvuduko munini w'amaraso wo hejuru, kanseri, tukabona ko nyine ari byiza ko abantu bakwiga kumenya uko bazirwanya bakoresheje imirire. Hanyuma rero ibyo tubivuyeho tukaza no kureba ibyabasha kuzamura ubuzima mu byerekeranye, kuzamura ubukungu. Dushyiraho rero iyi mishinga ishobora gukorwa ikabungabunga, igafasha abantu mu kugira icyo bageraho mu byerekeranye n'ubukungu. Mwambwiye ko mugira ku buzima, kurengera ibidukikije ndetse no ku buhinzi burambye. Ubuzima numvaga hari dusa nk'aho burangije. Ubuzima tubuvuzeho byinshi, twajya kuzindi ngingo. Kurengera ibidukikije rero nk'uko nabikubwiye, tugiramo inkingi twita New Start Botanical Field. Ni ukuvuga ni uburyo tugenda duhingamo tubungabunga ibimera bigenda bishaka gucika. Hano mu Rwanda abantu bari bamenyereye ibimera bitandukanye, ubu hakabaho ibyo ushobora gushaka ukabibura. Ubu rero tugira hariya Igicumbi, tuhafite ahantu hanini cyane dutuburira ibyo bimera. Ni ukuvuga ngo ni ibimera bigenda bicika, n'umubirizi ushobora gushaka ukawubura, ushobora gushaka n'umuravumba ukawubura, hari ibya bimera bya kera nyine, n'isogi. Ubwo aho tuba twagiye noneho mu bihingwa abantu bari bamenyereye kera, isogi, impombo, nyirasogereza, inkori. Ubwo ibyo nabyo ibyo turatangira kubikoraho guhera muri uko kwa 9, ubu twakoraga ku bimera byo mu mashyamba no mu mirima. Guhera mu kwa 9 turashaka no gutangira gutubura izo nkori, iyo sogi, iyo nyirasogereza, bya bindi Abanyarwanda nabyo no kurengera ibidukikije cyangwa se n'ibijyanye n'imirire. No kurengera ibidukikije nanone. Impamvu yo kurengera ibidukikije, urabona uko iminsi igenda ishira indi gataha, tugenda twakira nyine n'ubwo buhinzi ibihingwa bimwe bituruka hanze. Ariko dushobora kuzagira igihe ugasanga ubutaka bwacu burivumbuye, ntibukibasha kuba bwakwera mu bya bihingwa bituruka imahanga. Hatabayeho rero ubwo buryo bwo kubungabunga ibidukikije, kubungabunga bya bihingwa byari bimenyerewe hano iwacu i Rwanda, dushobora kugira igihe nyine tukabitakaza. Kuko buriya nyine no mu kigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga, gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB, habamo iyo departement bita Gene Bank, kubika bya bihingwa bya kera cyangwa se n'amatungo nk'inka y'inkungu usubuheretse kuyibona. Buriya rero irabikwa, ziriya ntanga zikabikwa kugira ngo igihe nikigera tukayikenera twongere tuyibone. Uko ni nako nyine habikwa ibyo bihingwa bindi nk'impombo, isogi, nyirasogereza, inkori n'ibindi. Ni muri iyo sanse rero, ni muri ubwo buryo barabyitabira abaturage. Barabyitabira, ubona bagenda babimenyera. Hanyuma ubwo ibyo bya kera bigenda bicika, tukongeraho noneho n'ibishyashya bitamenyerewe hano mu Rwanda. Wumva nka pome, wumva sezame, wumva umutini, ubitangwa ni fige. Ibyo bihingwa bitari bimenyerewe nabyo tugira iyo promotion kubimenyereza abantu, dukurikije ka kamaro kibibigize bishobora gufasha ubuzima. Ubwo ni muri ubwo buryo none twongera dutanga zangemwe, tugiramo iyo gahunda twise tera bitatu ku rugo. Byiburaho ku rugo hatera igiti kimwe cya makadamia, uhatera indimu, uhatere n'umuravumba. Nuko tugenda tubisana. Uruvanga abaturage mukorana murabasura mukareba ko ibintu bishyira mu bikorwa. Yego cyane. Turabasura tukareba ko ibyo bintu bijya mu bikorwa. Aho ni mu kurengera ibidukikije. Hanyuma rero mu buhinzi burambye cyangwa ni bya bihumyo. Ni bwa buhinzi bw'ibihumyo, noneho tukabikora nk'uko nakubwiye development network
umushinga urafunguye none tukagenda twakira abantu dukorana amakampani za koperative amatsinda n'abahinzi ku giti cyabo. Ahangaha rero amatsinda dukoresha uburyo bwo kugenda twegera inzego z'ibanze, hari imirenge nk'umurenge wa Ndera n'indi mirenge byo byasabye ko tugenda tunyura mu nzego z'ibanze noneho bakatwereka amatsinda. Haba hari amatsinda y'abantu basanzwe bizigama ariko wenda badafite ikintu bayakoresha, kandi ubona ko ni muri gahunda y'igihugu yo kugenda bahuza abaturage na za opportunity ziriho kugira ngo abantu bafashirwe. Gufasha umuntu imyaka 5, imyaka 10, imyaka 20 gutangira mituweli bikwiye ko bigeraho ngo nyine umuntu agakura nawe akamenya kubona icyamutunga. Nigeza ko ni muri ubwo buryo dukoresha kugira ngo tugende dutanga umusanzu nyine mu gutuma habaho n'iterambere. Ni byiza cyane, urabisobanuye mu buryo bwose mu nkingi 3 navuga mwitaho ubuzima, ibidukikije ndetse n'ubuhinzi burambye. Ariko reka noneho turebe umuturage uduteze amatwi cyangwa se n'abandi bamukorana ndetse nabo mwifuza gukorana nabo. Umuntu wifuza ko mukorana asabwa iki, atanga iki? Agomba kuba afite ubushobozi uko bwaba bungana kose, kuko umushinga w'ibihumyo nk'uko nakubwiye uko waje n'impamvu waje umuntu agomba kuwujyamo ku bushobozi bwose yaba afite. Ubushobozi bwose yaba afite ubwo ndavuga ko ashobora gutangiza imigina 50, imigina 50 buri mu 25 k'umugina umwe gura. Igishoro kiba ari iki? Igishoro kiba ari iki? Twebwe ibyacu biba ari ibiki? Biba ari assistance technique, kumufasha kubona amahugurwa, ubona cyane biba byiza iyo bahuriye mu itsinda, kubafasha kubona amahugurwa, gukurikirana wa mushinga kugira ngo follow up. Ubona ko imishinga myinshi ikintu gituma ibaho ntigire ku ntego n'ubumenyi budashyitse kuri wa mushinga. Habaho rero ayo mahugurwa, hakabaho kubakurikirana, hakabaho no kubafasha kubona aho bagurisha wa musaruro. Ariko kuza afite icyo afite, ntabwo yavuga ngo uyu mushinga wanyu uramufasha agira ahera. Ni private company, ntabwo ari NGO, ni ubucuruzi ariko burimo n'ubwo buryo nyine bwo gufasha abantu kugira aho umuntu yivana akagira aho yigeze. Ibyo byose agomba kuba afite icyo afite uko cyaba kingana kose. Nakwe wenda turebe nk'ubushobozi bukeya umuntu ashobora kuba afite kugira ngo atangire nawe kuba yahinga ibyo bihumyo, gukorana namwe, kwisunga abandi. Ashobora kuba wenda turareba ubushobozi bwa koperative, ubushobozi bw'ishyirahamwe cyangwa ubushobozi bw'umuntu ku giti cye. Biri mu buryo butandukanye nyine. Hariho ibyo ngibyo twise ibyo bigendereye farumasi y'imuhira, bisaba umuntu ko yakwihingira imigina 10 ku rugo. Urumva imigina 10 guza 5,000. Uwo umugambi no kugira ngo biribwe, birwanye imirire mibi. Hanyuma rero hariho n'umuhinzi ushobora guhinga agamije kuba yakwiteza imbere. Uwo ngo ashobora gutangiza imigina 50. Ubwo imigina 50, imigina 100 se urumva n'ibihumbi 50 cyangwa se 25. Atangira agahinga, tukamufasha kugenda tumuhuza n'ahantu. Reka turebe, ntangije 50. 50 ushobora kubitangiza nkazamukiraho. Ukazamukiraho rwose. Mbere yuko njya kubigenza gutya nabanje kubihinga bisanzwe. Mbere yuko njya kugira abo bahinzi nabanje kuba umuhinzi usanzwe. Ko no kuvuga ngo ukurikije uko ubuhinzi bw'ibihumyo bumeze, ibihumyo tuvuga umugina w'ibihumyo ugura amafaranga 500. Hanyuma umugina wa periode imara amezi 3. Wa murama uba mu mugina w'ibihumyo ushiramo hashize amezi 3. Tubara ko byibura umuntu washoye amafaranga 500 wenda kongera ijana ryo kwita kuri bya bihumyo, kuri wa mugina kugeza igihe wa murama uzashiriramo, ngo bigatwara amafaranga 600. Tubara ko byibura uwo muntu niba yagurishije ikiro cy'ibihumyo ku 2,000 kuzamura ko kigura na 2,503 cyane 2,503, aho hantu habazavamo 1,200, 1,300. Ariko harimo n'abashobora guhomba burundu. Guhomba byagendana n'ubumenyi bukeya, byagendana n'igihe nyine byakozwe adafite abamukurikirana, cyangwa bikagendana n'igihe wenda aramutse cyane bigendana n'ubumenyi buke, kutabikurikirana. Ariko ufite ubumenyi ukabikurikirana nta kuntu igihombo cyabaho kubera ko biba bipimye. Ni imigina iri bien équilibré, ikoze neza, nta kuntu yahomba. Ni ibintu biza ku buryo ushobora kubarira umugina 2-3 ukavuga uti 50. Ibyo ari byo byose igihe nikigenda neza nabyitayeho nzavana amazi. Ni imibarizwe kubera ko nakubwiye ngo uwo mugina muri iyo periode y'amezi 3 umuntu agurishije ku 2,500
haba hazavamo 1,200. urumva muri ya mezi 3 ya mafaranga yikuba kabiri karenga waho. biragurwa wenda ubwo tuvuze imigina gusa ntago tuvuze na cya gihangare wubaka nacyo n'amafaranga biragurwa ku buryo no mu cyaro umuntu ashobora kweza ntibimupfira ubusa akarya agasagura akabona habigurisha. Nibyo nakubwiye kugira ngo tubashe kugera kuri izo ntego. Niyo mpamvu twaremye ayo mazone y'ubuhinzi tubyita ngo ni mushroom project zoning. Twaremye izo zone z'ubuhinzi zigera kuri 15 kugira ngo wa muntu ukuriye zone y'ubuhinzi afatanyije n'abamwungirije adufashe gukurikirana wa muhinzi watangiye guhinga muri ako gace. Ni nawe rero buri bumufashe kubona ahantu yagurisha. Iri defo umuntu ageze aha ngaha mukorera kuri iyi biro hano ku Kinamba arabona utuntu tw'uducupa. Ni ubucuruzi bw'ibyo byose biba byatunganye se? Ni ubucuruzi bw'iyo byose. Ni ubucuruzi bw'imigina y'ibihumyo ngira ngo nawe wayibonye. Wabonye ko hari imigina y'ibihumyo, wabonye ko hari ibihumyo bibisi. Umugina uragura ngahe hano? 500. Ubu nanjye nawe utwara. Hajya gatera. Ukagenda ugatera rwose. Wabonye ko hari imigina y'ibihumyo, wabonye ko hari ibihumyo bibisi, hari ibihumyo byumye bidaseye, hakaba n'ifu y'ibihumyo ubwayo. Hakongera akaba harimo rero n'ibimera. Teyi, tangawize, ayo mapawuda yabyo n'ibyo wabonye buri turagurisha. Hano i Kigali mu mujyi wa Kigali abantu benshi nta butaka bafite ariko bakeneye kurya. Ashobora kuvuga ati reka ntware imigina 5 ikamufasha bigakunda nta bundi buhanga. Imigina 10 nta bundi buhanga kubera ko ni ibisobanuro bike tumuha tukamwerekera ibindi agakomeza akadukurikirana tukamufasha gusobanura. No kuvuga ngo metero kare imwe metero kuri metero ijyaho imigina 64. Iyi ngo imigina 64 nta rwitwazo rwo kuvuga ngo umuntu ntago afite aho guhinga kubera ko metero kuri metero n'umuntu ucumbitse arahabona. Hanyuma agahinga rero agasarura akagerya. Iyo uhinze ibihumyo uyu munsi nyuma y'iminsi 8 utangira gusarura. Ngira ngo nanjye njye guhinga. Urahinga ahubwo. Urava hano yitwaye. Nubwo nshobora no kubigegeka hariya mu nguni cyangwa ashira hanze nkajya tukahama. Ntabwo ari hanze nyine agomba kuba hari agahanga ari kubera ko ntibishaka izuba ntibishaka imvura. N'ahantu hashyushye bigomba bikurira muri imidete. Ahantu hakonje ku rwego runaka bugende tubyere ku muhinzi utangiye guhinga. Abaduteze amatwi rero baravuga bati ni ngombwa ko twazi Kigali ushaka kugira ngo akorane namwe hirya no hino mu turere anyura he? Turahafite igicumbi, duhafite ibyo byose, tuhafite iyo value chain yose uhereye ku migina y'ibihumyo, ku bihumyo bwabyo ukajya ku byose. Turabifite igicumbi, Ngoma, turabifite Kamonyi. Icyo gihe nyine tuba turubuze kubaha telefone abantu babariza no kuzagenda tubarangira aho babikura henshi birahari. Ikindi kandi kuri uwo muntu watekereje guhinga tubyohereza no muri Kongo, tubyohereza na Tanzania, nikuriye dufata tukabishyira mu mamodoka bikagera ku bantu. Nta kintu kigoye cyane. Umuntu uri Nyamasheke ubikeneye mu bishyira muri Rusizi, uri ni Bukavu tubishyira ku modoka bikagenda bikamugeraho. Akazabwirwa n'iki tekinike? Turayimubwira. Ntabwo igoye umuntu yabikumvishije neza nk'ukumva ndi kubivuga bakurikiza amabwiriza bakurikiza birakunda. Amagara mazima tuvuga ko ari ubutunzi bw'ibanze kugerageza kubungabunga ubuzima. Hanyuma nanone umugabo arigira, umuntu arigira. Ni byiza ko umuntu habaho iterambere riko rishingiye kuri nyiraryo. Yenda twatanga telefone dukorera ahangaha mu mujyi wa Kigali ku Kinamba cya mbere turuka Nyabugogo hafi ya station ya Rubisi. Telefone ni 0782 ushaka inama, ushaka ko dukorana, ukeneye abantu gukorera uyu mushinga w'ibihumyo mwatugana. Ugeze aha rero uhita ubona byinshi, urabona ibintu bimeze nk'amandazi, urabona ibintu bimeze nk'amasambusa, urabona ibyo byose ni cya gihumyo ushobora kuvuga ngo kireze maze kwihaza ngiye gutunganyamo amasambusa, brochette. Ntago abantu babimenyereye. Ntabwo nyine babimenyereye n'ibishyashya, bisa n'ahari bishyashya ariko sinabishyashya cyane kubera yuko buri ubuhinzi bw'ibihumyo bwaje mu 2008, officially bwaje mu 2008. Nibwo iyi technology igihugu cyayituguriye mu gihugu cy'Ubushinwa. Wenda ubwitabire bwagiye buba bukeya, bitabiriye barabikora binabateza imbere. Abandi rero nibwo turi kugenda dukomeza tubivuga mu buryo bwagutse kugira ngo abantu bimenye cyane. Urumva rero bifite ubwaguke bunini kuko na mbere yuko abantu bihingwa muri ubu buryo bikiri mu mashyamba no mu mirima byabaga birimo imegeri, birimo intabire, birimo ibintu bitandukanye nk'ibihepfu. Hanyuma rero naho bitangiye guhingirwa bifite za variete nyinshi, biragutse cyane. Birimo ibihumyo biribwa, birimo ibikorwamo za food supplement, bikaba birimo n'ibikorwamo n'imiti bishobora gufasha abantu bafite ibibazo bya diabete, bafite ibibazo by'umwijima n'ibindi bitandukanye. Bikaba bifite nanone value chain, uruhererekane nyongera agaciro runini cyane kuko urumva ubwabyo bikorwamo imigina, hanyuma abantu bakabihinga. Bamaze kubihinga bimaze kwera bishobora gukorwamo ifu, mushroom powder, bishobora gukorwamo burete,
ushobora gukorwamo sambusa. Ibintu byose bikorwa mu nyama bikorwa no mu bihumyo, biragutse ubwabyo n'uruganda. Okay, Ildefonse, reka ngushimire cyane. Ubwo mu kanya ndatwara imigina 5, ubundi nukunkurikirana nanjye nkajya nirira igihumyo. Iminsi 8 uzabutangiye gusarura no kurya. Reka rero mbashimire cyane, nshimire Company Development Network. Ni company rero mwumvise ifasha abantu guhinga birambye twumvisemo ibihumyo, ariko hakazamo no kurengera ibidukikije, hahandi usanga bita cyane cyane ku bihingwa byabonekaga mu gihe cyo hambere, ariko uyu munsi bikaba biri gucika. Ikindi kandi n'ibidukikije bikaba biri kurengerwa, no ku buzima ngira ngo byose biraharanira ubuzima, niko nabyumvise. Ariko noneho icyongeyeho buriya mu kiganiro Kazi ni Kazi, no kubona ifaranga ni ngombwa. Yaduhaye urugero rw'uko washora 50 ukagura iyo migina, ukagenda ubona amafaranga gake gake, ugahera aho ngaho ugatangira urya neza. Ikindi kandi ukabona n'amafaranga ukabasha kugurisha. Ngira ngo ikiro cy'ibihumyo kigura gute? 2,500. Haraho bigura 2, ubundi 2,500 bitatu. Umurama umwe wera ibiro bingahe? Nabyo bimeze nkuko wabona ibigori cyangwa se izindi mbuto. Uriya n'ikigo ushobora kubona ikigori cyahetse ibigori 3, igihetse 2, igihetse 1. N'ibihumyo no kubimera hariho n'umugira ushobora kwera ibiro 2, undi kiro, undi amagarama n'amakisha, akabona ushobora gutera wenda watsikamiwe n'indi. Ariko minimum nimwe nakubwiye ko tubara ko byibura iyo wabashije kubona garama ziri hejuru ya 600 muri cya gihe, ubwo ibihumyo bya byamaze kwikuba kabiri mu musaruro muri y'amezi 3. Ildefonse twamushimira. Ildefonse Gatorano biraboneye, agusobanurira neza ukuntu umurama umwe nawo igishobora kuvamo. Ikiro cy'ibihumyo hano hanze kirahenze, 2,5 cyangwa se 3. Murumva ko ari umushinga ushobora gukora kandi ukakorera ahantu gato cyane. Yatanze ingero metero kuri metero, imirama ishobora kuhajya kandi nta muntu wahabura niba wabo mu kazu gato cyane. Nari mu Kayiranga Rose, cyari ikiganiro Kazi ni Kazi. Twari mu karere ka Gasabo ku kinamba cya kabiri uvuye Nyabugogo, aho naganiraga na Ildefonse. Mwakoze cyane.